ijambo Imana yampaye ko tuganira ni ijambo ryo gusenga. Gusenga niryo jambo tujye kuganiraho. Turifashisha amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza Luka yanditse ibice 21 umurongo wa 37. Tugiye kwiga gusenga tubyibukiranye twifashishije uko Yesu yabigenzaga. Luka 21:37 tugiye kureba uko Yesu yasengaga. Tugende tumwigane. Kuki Yesu yagasenga kandi ari umwana w'Imana? Yasengeraga iki? Ntiyagiraga umugore, yari afite akazi, nta bibazo bimugoye nk'ibyo ufite uyu munsi. Kuki yasengaga? Luka 21:37 haranditse ngo iminsi yose, uko Bibiliya yanditse, iminsi yose mwahageze namwe, yirirwaga hehe? Mu nsengero. Akora iki? Yigisha. Iminsi ngahe? Yose. Iminsi yose. Ariko bwakwira akajya he? Agasohoka akarara hehe? Ku musozi witwa Erayoni. Ngo abantu bose bakazinuka mu gitondo bakumva, bakajya aho ari mu rusengero bakaza kumwumva. Iminsi yose yirirwaga yigisha, bwakwira akarara ku musozi asenga. Uwo ninde? Ni Yesu. Yaraye muzu kangahe? Iri jambo turifashe nk'ukuri. Yesu yaraye muzu kangahe? Hari inzu mumubonyemo? Iminsi yose yirirwaga akora iki? Yigisha, bwakwira akarara ku musozi asenga. Reka njye gusoma n'ahandi. Kanjye muri Matayo ndasoma ibice 26 umurongo wa 66. Haranditse ngo, ndi muri Matayo 26:36. Matayo 26:36 haranditse ngo, maze ngo Yesu asengana umubabaro i Getsemani. Maze Yesu agerana n'abigishwa be, agerana nabo ahitwa Getsemani, abwira abigishwa bati, mwe mwicaye hano nigire hariya senge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. 39 yigira imbere ho hato, arunama arasenga ati, data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agarukaho abigishwa be bari, asanga basinziriye. Abaza Petero ati, harya ntimubashe kubana nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. 42 yongera kugenda ubwa kabiri, arasenga ati, data niba bishoboka iki gikombe kindenga, ngo kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka bari byo biba. Yongera asanga abigishwa be basinziriye, kuko amaso yabo aremereye. Arongera abasigaho aragenda, asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe na ya mbere. Maze aragaruka, abigishwa be arababwira ati, musinzirire muruhuke, dore igihe kirenda gusohora Umwana w'umuntu agambanirwa mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenza ari hafi. Ngiye kuvuga ku masengesho ya Yesu. Ni ryari dusaba gusenga? Ese gusenga ni iki? Yavuze gusenga wumva iki? Gusenga hari ibyo bita definition, ubusobanuro bwo gusenga. Ubajije mwese nkababaza ngo gusenga ni iki, dore uko mwansubiza. Mwavuga ngo gusenga no gusabana n'Imana, gusenga no gusaba, gusenga no kuganira n'Imana. Iyo gusenga ubyumva nabi, definisiyo y'amasengesho yatariyo, no gusenga ubikora nabi. Bishatse kuvuga ko
ukwiye kumva gusenga icyo bisobanura. Twebwe muri Afurika tuzi ko gusenga ari umuntu ufite ibibazo, urwaye, tuzi ko gusenga ari igikorwa umuntu akora kuko arwaye, ababaye, afite ibibazo, afite amadeni, afite intambara, akajya gushaka Imana. Noneho icyo gihe gusenga bihinduka uburyo umuntu akoresha avugana n'Imana yibwira ibibazo afite. Icyo gihe yo gusenga ari bwo busobanuro bivuga yuko igihe uzaba udafite ibituma usenga uzabireka. Niyo mpamvu bamwe Imana bayifata nk'umuterankunga w'ubuzima bwabo. Imana akaba ari umuterankunga w'ibibazo bafite. Bajya gukora ubukwe bagasenga cyane, bwarangira bakarekera. Umugore yabatwite kuko ateganya kazanapfa, mu gihe agiye kubyara agasama inda agasenga, yarangiza kubyara ati aho singira rose nduhuka, gusenga akabireka. Umuntu yabakennye afite inzara n'ibibazo n'amadeni akitwa umunyamwuka kubera ko yirirwa mu masengesho no mu biti no mu bihuru. Imana ikamubwira ngo nzakugirira neza, nzagukiza inzara, akumva nyine gusenga no kujya gushaka Imana y'ugowe. Ariko gusenga si uko. Ndashaka ko abanyagisenyi mwebwe muri hano turi kumwe uyu munsi, gusenga mubigira umwuga, mubikora igihe cyose, iminsi yose, mu buryo bwose. Kuko tubonye umugabo mukuru nyiritorero ngo iminsi yose yirirwaga yigisha, bwakwira abantu bose bakajya mu ngo zabo, wakajya gusenga. Asengera iki? Ni iki umuntu asengera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane? Ni iki arimo asengera? Gusenga rero birenga gusaba. Gusenga ni ugusabana n'Imana. Ni ukuvuga ngo ni uburyo umuntu we n'Imana ye baziranye, babana mu mubano w'igihe cyose. Njyewe yo nsenga, ndawujya nsenga kuko mfite ibibazo. Reka njyewe mba numva ndi mu mwenda wo gusenga igihe cyose, aho ndi hose, uko ndi kose, mpora numva ndimo umwenda wo gusenga. Namwe rero nk'abanyagisenyi, ab'Imana ashimye ko tubana mu gihe ntazi, ngiye kubasaba mwige kubana n'Imana atari uko mufite ibibazo. Murabinyemerera? Yego, murabishobora kuba abanyamasengesho mutabitewe n'ikibazo. Ibi ndabwira impamvu mugomba kubikora. Ni ryari mukwiye gusenga? Icya mbere ni igihe ibintu bimeze neza. Igihe ibintu bimeze neza, iwawe bimeze neza, nta kiba ufite, amafaranga kuri konti ahari, ufite akazi byeme, nta kurya. Niba ari igihe kigoye, kigora abanyamwuka n'abanyetorero, ni igihe ibintu bimeze neza. Mumumva gusenga nta mpamvu yo gusenga ihari. Nuko hano sinzi ni harimo umusirikare muri iteraniro, ariko nkeka ko hano hatabuze umusirikare hano, cyangwa umupolisi, cyangwa uwigeze aba umusirikare. Igihe kigora abasirikare ni ryari? Hari ibihe bibiri. Hari igihe cy'intambara, hakaba n'igihe cy'amahoro. Ni ryari umusirikare aba afite ubwoba muri iyo bihe byombi? Mwabyumvise? Hari igihe cy'intambara cy'abacengezi n'igihe hari amahoro. Ni ryari umusirikare uzi icyo akora aba afite ibibazo? Ni igihe cy'intambara. Ni igihe cy'iki? Mumbwire impamvu mu mahoro y'umusirikare aba afite ibibazo kurutaho. Mwansubiza? Nuko abazi ko yagira gute, yaterwa isaha ku yindi igihe atazi. Yesu yaravuze ngo umuye amaso musenge kuko mutazi umunsi n'igihe. Ni ukuvuga ngo igihe utazi, udatekereza. Ku musirikare iyo hari amahoro nibwo abavuga ngo ntawamenya, hashobora kuvuka ikibazo. Abarokore bacu rero bakora amakosa
yo gusenga byakomeye. Gusenga bashonje, gusenga baburaye, gusenga barwaye. Ese ngo umuntu ngo arasenga. Niyo mpamvu tugira na kategori y'abakristo bakennye, tugira abantu bakennye b'inzara. Kubera iki? Abarokore bacu, kubera yuko bababwiye ko Imana itanga ibiryo n'amazu, iyo umuntu akennye usanga ari umunyamwuka, agahora ari imbere y'Imana. Abo bita abanyamwuka ni abashonje n'abanyenzara. Iyo asubijwe tagagaruka. Abantu muri abagore muri ahangaha mukira abakobwa mwari abanyamasengesho bakomeye, mumaze gushaka mwamugeza aho mwajyaga murabireka. Nyamara iyo ushatse niko ufite ibibazo, kuko iyo utarashaka uba uri wenyine, uba uri singo, uba uri umuntu umwe, ariko ugize responsabilité z'urugo. None gusenga urabiretse. Usanga abantu bacu basenga iyo bafite ingorane, ariko umuhanga wo gusenga asenga iyo bimeze neza. Iyo bimeze neza. Iyo bimeze nabi imbaraga zo gusenga zirizana, kubera ko iyo penina ni mukeba wa hano agutuka buri munsi agucyurira, imbaraga zo gusenga urazibona. Ko penina agutuka utashye agutuke nimugoroba, gusenga ntuza kura amasengesho. Ariko umuhanga wo gusenga asenga adafite penina, adafite abamwirukanka inyuma. Ndabinginga babwire ngo igihe uzabona ntacyo wikanga, uzamenye ko ufite ibyago biruta ibindi. Mwije gusenga mwibwira ko bimeze neza. Ikindi gihe umuntu akwiye gusenga ni igihe ngiki Yesu yari afite, igihe unaniwe. Nubona unaniwe, akenshi iyo unaniwe wumva umwuka wera avugana nawe ngo senga. Abantu mwese muri aha nuko nta mwanya nabaha, nabona ngo baho umuntu ubuhamya. Iyo umuntu ananiwe, kunanirwa murabyumva mu mubiri. Biye byakubaho nawe kumva urarushye pe, ukumva n'ijwi riravuze ngo nusenge. Tekereza nawe wiruriye mu kazi nk'ejo, umushumba agize ibyago abura sebukwe. Umva umuntu abuze sebukwe, kuva ubwo ni nk'iminsi 2 adasinzira, ariko ijwi ry'Imana ntibura kumubwira ngo senga. Igihe ugize gute? Unaniwe. Iyo urushye, iyo uremerewe, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje. Nta nindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje. Nta nindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Iyo ugize gute? Iyo unaniwe ujya kumva ijwi rikubwira ngo senga rititaye mu ruho wawe. Kamaguri ikintu namaze kumenya rero, iyo ijwi ry'Imana rikuje ngo usenge, ukaribwira ngo sinsenga, ntirihagarara, n'undi munsi iragaruka. Iyo rije gatatu ntirigaruka, ukajya wumva noneho uri kiryamira uti wajwe wemvaho. Ndananiwe, nawe urabizi, niwe mu kazi. Satani nawe arabizi rero, abaho umunaniro. Iyo tujya hari umuruho n'agahinda n'umubabaro. Aho isi ijya ahantu itazabaha akanya ho gusenga, habe naho guterana. Nubwo impamvu muri guterana, igihe kizagera haza akazi gafite amafaranga gatuma no guterana bidashoboka. Kandi umuntu bimusobanura uti ngiye nkura ku cyumweru, gahunda rwose mara ukwezi ndasenze. Aho tujya nta mwanya wo gusenga ugize gute uhari. Ni ryari dukwiye gusenga rero? Igihe icyambere mwabyumvise, igihe ko mutari kunsubiza, igihe ibintu wibwira ko bimeze gute. Biravuga ngo mu gihe cyo kwa Nowa, ngo bararyaga, ngo baranywaga, ngo bakoraga ubukwe kugeza igihe umwuzure basangiye mu birori. Ni wumva nta kintu nta makuba ahari,
uzamenye ko satani agucukuriye urwobo, uzanye ko imbere yawe bikomeye. Niyo mpamvu mukwiye kuba abanyamasengesho babigize umwuga. Igihe cya kabiri mukwiye gusenga ni igihe munaniwe nka Yesu. Umunsi Yesu yagiye gusenga i Getsemani yarananiwe, yaramaze icyumweru mu materaniro. Yagiye i Yerusalemu kuwa gatandatu ku isabato, kuwa gatandatu ku cyumweru yirwana n'abafarisayo, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane aravuga ati tugura ibya Pasika. Yarananiwe, ariko nta mahitamo afite, akwiye no gusenga. Tukwiye gusenga igihe tugize gute tunaniwe. Igihe cya gatatu byo birikora ni igihe dufite agahinda, igihe ufite umutima urira, igihe wumva utazi igikurikira, igihe hatabona utazi igikurikira. Imana irakubwira ngo wowe mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe mubwire buhoro ibikuri, we kugira ubwoba kandi mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yawe. Ubahumurize utumukiza amara agahinda kanini. Ubahumurize utumukiza amara agahinda kanini. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe ibikubabaza arakunda afasha abashavu. Wizere ijambo rye kandi arakunda afasha abashavu. Haleluya, wizere ijambo rye. Igihe ufite umutima ubabaye, ahantu ho kwihutira kujya ni kwande? Kwa Yesu. Abantu ku gisengero hano iwacu kamabwire ko aho tujya atari heza, aho isi ijya si heza. Niyo isa iri kujya ahantu muri Kongomani yaravuze ngo dunia inayumbayumba na muzigo wa zambi. Isi imeze nk'umusinzi. Iyo umusinzi agenda ubona akata 8 kagenda kagaruka. Isi irimo ijya ahantu nayo itazi aho igana. Abazungu bakoze indege bakora amato, covid ije barazibika. Ejo bundi baratubwiye umwaka ushize bati ni mumare amezi 2 muri guma mu rugo. Biraba birangiye tuguma mu rugo turicaye we, turangije bati hagarutse indi. None birimo bigaruka bituruna turu y'akarere. On ne sait jamais, wajya ko nuko nabihindutse umurenge, ukajya ko nuko nabihindutse iki, guma hehe kugeza ryari tawizi. Kubera iki? Ibyo abantu bategura byose ntawe uzi kizakurikira ku munsi w'ejo. Inama nabagira rero nk'Umunyagisenyi, inama nabagira murayizi, mweke twibere nka Yesu, twiriga mu kazi ariko twibuke yuko iminsi yose yiriyoga yigisha bwakwira akarara hehe, karara ku musozi. Uyu mugabo witwa Yesu yasengeraga iki? Mwibuke ko nta rugo yari afite nk'urwo ufite, ntabwo yari afite ibibazo nk'ibyo ufite, nta madeni yagiraga nk'ayo ufite, nta kazi yashakaga nk'ako ushaka. Ariko yari yaramaze kumenya ko ikintu cyonyine cyatuma ubuzima bushobora akava mu isi adakoze icyaha nuko agomba kwishyira mu maboko y'Imana. Gusenga rero mu yandi magambo bigaragaza ko wowe ntacyo wishoboreye. Nicyo bishatse kuvuga. Kuko Ezira yaravuze mu bice 8 32 yaravuze ngo nuko ntegeka kwiriza ubusa ngo nyibere y'Imana nicishe bugufi nyigishe inama inyereka inzira. Iyo umuntu asenga bigaragaza guca bugufi imbere y'Imana ngayibaze bizakurikira ku munsi w'ejo. Iyo umuntu asenga rero abaca bugufi. Iyo udasenga uri umwirasi. Niba mutajya musenga niba utajya usenga uri umwibone wabigize umwuga. Ntabwo ku cyumweru hano watungana aya materaniro, ntabwo ushaka gutunga nibi ngibi ngubeho. Ibi ntabwo byagutunga mu bibazo ufite imbere yawe.
urugamba ruguhagaze imbere ku cyumweru ntabwo waba utungwa n'ibingibi. Ukeneye kwiherera ugashaka Imana, kandi uyishake kuko ufite ibibazo, ukumva uri mu mwenda wo gushaka Imana. Njyewe rero yo senga, iyo ndi gusenga ntawe mbibaza, nta n'uwo ngisha inama. Njyewe nzi ko nkeneye Imana ubuzima bwanjye bwose, kandi gusenga sinsenga kuko mfite ingorane. Njyewe gusenga mbikora kuko ari itegeko. Gusenga bikonjize muri mode bita imperatif. Aho muzabisanga hose muri Bibiliya ntago bababwira ngo nimumva mufite akanya, nimumva mutarwaye, nimumva mutananiwe, reka da. Haravuga ngo musenge, mwongere musenge, mukomeze musenge, mukomeze musenge. Gusenga muri imperatif. Abanyagisenyi muranyemera tunduka abanyamasengesho. Ndashaka kubona abanyagisenyi babo y'abanyamasengesho mukayiga gusenga. Hari igihe amatara ashobora guhagarara akajya migufuri hano ku rusengero bagakinga, bashobora gukinga. Ariko bakinga batakinga, Imana iraboneka igusanga iwe mu rugo, ukagusenga, ugasenga utetse, ugasenga uri mu gikoni, ugasenga uri kushiramwo inyanya n'ubutunguru mu mavuta, ugasenga uri koga, ugasenga uri kwambara, ugasenga uri kwambara inkweto, ugasenga utwaye imodoka, ugasenga uri kuri moto. Ubuzima bwawe bwose ukaba uri umunyamasengesho. Hanyuma hari amasengesho tuba dusenga y'ibinyoma, amasengesho y'ubwoba, ariya nijoro dusenga tugiye kuryama. Buriya nubwo muyita amasengesho ntagararira amasengesho. Biriya ni ibintu byo kubera bakubwiye ko nijoro ngo ariho abarozi bakora, ibihungira birakora, imbwa zikarara zimuka. Iyo ugiye kuryama usenga amasengesho y'umuco, ngo mwami Yesu unindira ijoro, ngo ngiye kuryama ngo mere nk'uwapfuye, ngo ubane nanjye, reka da. Ayo ngayo nayo usenga kubera ko ufite ubwoba bwo gupfa. Ariko umuhanga wo gusenga, amena, ntagasenga kubera ko atinya gupfa. Reka. Ukwiye kujya usenga amasengesho atari ukubangurira aza gupfa nijoro, ngibiza kugufata ngo nusinzira ntubyuka, reka. Ukwiye kubana n'Imana. Kambwira ikintu maze kumenya. Iyo uri umunyamasengesho wabigize umwuga, Imana irishima ikanezega. Yaravuze ngo nkunda abankunda, abanshakana umwete bazambona. Noneho rero iyo usenga buri munsi ukabigira ubuzima bwawe, udasenga kubera ibibazo, iyo uhuye n'akabazo birakorera gushaka Imana. Kasubiremo mbaho urugero. Iyo ufite ikibazo ntabwo abantu bose ubasanga, usanga umuntu musanzwe mubana. Umuntu mutamenyeranye niyo yaba afite ubushobozi. Iyo ugiye kumureba umwaka nk'amafaranga, urabanza kumubwira uti, ukamuhamagara, mwamenye se, mwaba mwamenye kuko ntagira nimero zawe. Namubizi ko umuntu mutamenyeranye atagira nimero zawe. Umuntu mutamenyeranye ntagira iki? Ngo rero bisa kubanza kumubwira ngo none se ngo mwaba mwamenye ngo ngewe ngo nitwa ngo Uwambaje Emmanuel, none urifuza iki? Ndashaka kubabaza niba igihe mubonekera nzaze kubashaka. Izo mpamvu zose nuko mutamenyeranye. Ugomba kwisobanura, ukamaka audience uko mutamenyeranye. Kozo ukuri. Warangiza ukaza turumva ati ngewe mfite utubazo, ati nyine ndo kwajya. Ibyo byose uri kuvuga nuko mutamenyeranye. Ariko ngewe na Inosa, ngewe na Pasteur, shaka kuba message gusa, amagambo 3. Kuko uretse icyo kibazo mpuye nacyo n'ubusanzwe turamenyeranye. Mwamenyeranye n'Imana ra? Kari itagihemuka, kari idapfa, kidakoze isoni, kitibagirwa. Mwakwibaniye n'Imana ko abantu bahinduka. Imana yo mumenyeranye, amasengesho yawe agira imbere y'Imana agakora icyo bita monima, agakora urwibutso. Ku buryo Imana isohotse mu gitondo, uretse ko nta naho isohoka ijya ko ikabona imbere yayo hari amazina yawe. Iyo muri gusenga turi benshi, amasengesho yanyu ajya kuri konti zanyu. Iyo ugiye kubika amafaranga bashyira kuri konti yawe. Barakubaza ngo ugiye kubitsa muri beka. Beka irimo abantu benshi, ariko kuyihe konti, kurihe zina, niko n'amasengesho yacu ameze imbere y'Imana. Iyo turi gusenga amasengesho yacu yibika ku izina ryawe. Amasengesho iyo uri kuyasenga imbere y'Imana hariyo konti yawe ibikwaho iki? Amasengesho.
niko byagendekwa Korneliyo mu bice 10 mu byakozwe. Yaravuze ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamutse ku burwibutse imbere y'iki? Amasengesho y'umuntu bikora buri munsi akora icyo